Abahamya ikibazo cy'ubujura mu murenge wa Ruri akarere ka Gakenke bemeza ko giterwa n'inzara yatewe nuko barumbije umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi mu gihembwe cy'ihinga rishize. Ubwo duhinze mbese ibishyimbo nyine haza ibiza, noneho nyine dusarura ibishogoro gusa, mbese birabyuka ibishogoro gusa. Ubwo nta misogo yajeho. Nyine cyane dukunda guhinga ibijumba, tugahinga imyumbati n'ibishyimbo, mbese bikaziraho bikadutunga. Ariko bitewe n'ibihe bibi, n'ibijumba ubu ngubu byaramonzwe, ibase y'ibijumba isigaye ari 3, ibihumbi 3. Ikiro cy'ibishyimbo? Ikiro cy'ibishyimbo ni 500. Mu bihe byiza ego yageze agasa no ku gihumbi ahubwo. Rekada yari nka 800, 700 gutyo. Ubu turaho no kujya gupagasa udashoboye gupagasa, nakubwira ko ariho nabi. Ubu ngubu nk'abitwa ngo bafite ibintu, nta mutekano bafite. Wenda nk'abafite nk'amateleviziyo, televiziyo ntabwo wayiraza muri salo. Wenda inkono z'amasafuriya nziza ntabwo wayiraza mu cyikoni, uzayisangemo barayatobora. Agatoki mu hantu hatakwege no munsi y'urugo urabyuka ugasanga bagaciye hari akarabo kataranakomera. Nibyo twibereye, ntabwo bavanga ikintu kiri hanze ni icyawe. Amarondo turayakora, ariko amarondo barayacunga. Irondo rikorwa n'abantu 10. Abantu 10 nimba bafashe inzira hano, ubwo babagenda inyuma bakamya aho bagiye bakiba mu kandi gace kangaha, gasanga ibintu babitwaye. Ni inzara ibitera n'abantu baje gukora mu birombe bimera nk'ibihagaze, amafaranga bamakeya n'izuba n'iki, noneho bagahitamo kwiba. Ubuyobozi bw'uyu murenge wa Ruri ubarizwamo abaturage basaga 18,000 nabwo bwemeza ko bashonje ngo kubera izuba ridasanzwe ryavuye amezi agera kuri 4 rikica imyaka mu mirima, usibye ko ngo kwiba atari wo muti. Bashishikariza umurimo, bagashishikarira n'ubuhinzi, cyane bakitabira guhinga igihingwa cya kawa, ko ikawa ni igihingwa cyera hano muri uyu murenge kandi gifasha abaturage benshi iyo bashoboye kucyitaho no kugikorera neza. N'ubujura bushingiye ku bukene bwa bamwe cyangwa se ku burara. Ibyo byose ibirara byo dukora urutonde rwabyo, buri gihe tukabitwara muri transit center, byagaruka bikongera bikiba. Ni ubukangurambaga buhoraho. Si Ruri gusa mu karere ka Gakenke havugwa ubujura kubera inzara. Ni ikibazo kiri no mu murenge wa Kageyo akarere ka Gicumbi, ahari abaturage bavuga ko giterwa no kuba abatuye ahacukuwe amaterasi y'indinganire bahinga bakeza, mu gihe aho ataracukurwa barumbya. Nk'ubu abadamu wanababaza, umuntu ntago yezaga nk'ikiro nka 20 cy'ibishyimbo cyangwa se kindi myaka, ariko ubu ngubu umuntu areza amatoni n'amatoni kubera amatarasi twabonye. Nk'ubu ngubu ngewe nari mfite ahantu hariya ku rugo, noneho ubwo nkahinga nahinga nkabona ni dukeya, ariko ubu ngubu nsigaye nsarura toni 7 z'ibigori, nkasarura toni hafi 20 z'ibishyimbo. Ubu nta kibazo cyo guhinga mbese nkigira, ntacyo. Aho ruwaho yaduhereye amatarasi, ubu nta kibazo tukigira. Nyine dufite ikibazo cy'abajura baturuka mu bindi bice batakorewe amatarasi. Ubwo rero nabo bakeneye kugira ngo babakorere amatarasi, natwe tugira gute, natwe tubone uko twisanzura, natwe bere kongera kutwiba. Bo barashonje kubera ko badafite aho babihinga, aho bahinze ntabwo ifumbire ifata kubera ko hahagamye, ariko twe ku matarasi ushyiramo ifumbire igafata. Akarere ka Gicumbi gasobanura ko kabarura hegitari zigera ku 7,488 zigitegereje gucukurwaho amaterasi, muri zo ngo hegitari 349 akaba ari zo gusa azacukurwaho muri uyu mwaka w'ingengo y'imari. Bisaba ubushobozi buhambaye iyo ushatse gukora aya materasi y'indinganire, ariko abaturage bitewe n'ubushobozi bafite tubereka uburyo bakora aya materasi agenda yikora. Ntabwo bisaba uburyo buhambaye cyane, ariko n'uwageze ku myumvire iri hejuru ntatinya gushora amafaranga mu gushyira amaterasi mu murima we kuko abonamo inyungu. Hari nabo twagiye tubona bakideni muri banki, cyane ko niyo umaze kuyashyiramo burya umurima wawe wongera agaciro. Ikibazo cy'inzara gitera ubujura kigaragaye hamwe na hamwe mu turere twa Gakenke na Gicumbi nyuma y'Irwinkwavu mu karere ka Kayonza, aho inzara yateye bamwe mu baturage gusuhuka.
abantu baratoroka baragenda baja mu Bugande. Hari benshi ba Tereza baragiye. Bwacye mu gitondo gasanga inzira kinze ntabigeze agurisha. Wakumva umwe ngari mu mutara ukumva abandi ngo bambutse Uganda.